abakobwa beza ariko muri mwese harimo umukobwa umwe nabonye arusha undi vibe zijyanye no kuba mu cyumba byaba fresh muri mwese nawe urimo yizi karusha undi ntabwo twabimenya mani ko tutagera mu cyumba rimwe ntabwo buri muntu yinjira ukwe nose nagiye kera bwagere muri nk'ababibi nka batatu cyangwa babiri n'abajama babiri mwese muri ahantu mwiteme mwese mwagira ngo ni ubumashini bw'abatayeri bagiye batereka ibyo bintu biraba ariko ntabwo dukunda kugendera rimwe couple ya mbere irinjira iya kabiri nayo igakurikira bakagenda bakareba ukuntu bigira nyine nagize ngo nyine rewa nagize ngo muba muri nk'ahantu mukazenga kari gukubitwa bamwe bari bagaposite bagati shuri natwe dukuri ko ari agapoziteri nyine ntabwo twagendera rimwe icyumba cyakuzura amazi bakagira ngo ni ikidamu cyuzuye shitingi reka pine yatobotse tw'amakaroni n'utuntu turango twurushye kuntu kuboro utuntu tw'udutoki turimo n'uduki tunyobwa ino ncunga iyi boro bayita wacogabere ino boro ubwo yigusanga ari mbatiribanga sha ni inote zifatika wowe byadanje ngangaze dafite ibirondo kujya uzayigereho nyine byakugora iba ari insazi bamwita Pamela yo man ogwani ni fresh ni full se ko mbona ajya ngo utenga urutunguru gira turebe wishaka kunyira mu mubare bashaka kujya mu banze ndebe rimba wari sitinzemo icyo bisu utunyurushye mama papa cyangwa mama hako nshaka navuga ngo mama ariko nyine muri minsi abaje dusige twari harashakana ngo papa gake gake urumva ariko ubwo nshaka navuga ati mama sobora siko byifashe yego Josephine ukoresheje irihe banga kugira ngo ufite inyinya nakaniye mba narivukaniye cyangwa nawe wagiye kwibagisha nka babandi b'iminsi bajya kwibagisha njyaka nakana mba narivukaniye nyine kazajya kabakurura ukuntu sufata ndazuma akuri no mpamvu nyine mbonde ko najya ngo uteye nk'urutunguru rweze neza igisabo bro utu tuboro narwo okay tutono natwo dukuna turi kugenda tunabikura fresh ako mwabintu mwese mufata mwimba nabazaniye abana murasamye burabasanga kinga kiri gutegereza ngo burango ngasomerizo ngo yitwaje gakondo motoka kumane urata urumva ariko ugira boyfriend nawe ariko raboro ntigize nkureba neza kubera ko ndashaje ni impamvu niko ndashaje okay ufite fromine nziza niko hanyuma ese waromaze kumbwira ko nta boyfriend ufite cyangwa uramufite nawe Pamela weho ubundi wagwane shangiye mani noneho na boyfriend nshaka ngiye nta bajama bantesha umutwe mba nshaka muri ibyo byose wapi tu ntawe na nshaka ariko ushobora ari umujama mbwe ngo gifite ikinyirira mani nyine nawe kikakumenamo ibiciri nuko ubundi bakita kugikura ikofi ariko ngurya nabi ngo gifite ngo urudarwaje imbere ngo agiye ngo yabira nibyo biba bifite amafaranga mani niba byihoreye ase ni kira kijya kigenda kuka moto bitaga gasuramyotsi bigezwe umumbere ko sinamo yagenda kuri boxer ni karawe ni kira kimoto kigenda gitimyeza hanyuma se Pamela wabyakira ute uvuka ukumva ufite izina rya Pamela numvishije ari ibintu bishimishije cyane ariko hagati nigeze kubona najya ngo ufite ukuntu ufite inyashi zibandaraye ntago nigeze ndeba neza uri kunyumva kubera yuko wambaye body maze nk'itaburiye rimba uri umuganga wa gakondo ntago mbizi ngo hanyuma wigeze ushakaho shapitu nose uyu musatsi n'uwawe ukuntu n'umusatsi wawe hari ukuntu uri kunkurura uyu musatsi n'uwanjye nakubeshye rero umusatsi wawe njye nanakunze impamvu rero nakunze cyane ibindi badudiyeho dore ko nduzi babomeka ibi byomeka no kumbona ufite umusatsi muremure papi ni kungana
Pamela nta musore yigeze aza kugutereta waramuherereje ifoto ku mbuga nkoranyambaga runaka ariko waricishije muri Snap iyo foto yamugeraho akabona uri inzobe kandi wirabura ntabwo ibyo byigeze bibaho birashoboka cyane Fie afite imyaka ngere matibanga 18 sinzi ukuntu yangiye mu dutekerezo twari tunwaye ese wambaye sute ko ndiko nagira ngo tutuboro oya nasitiye nambaye n'ikibere ryanjye rimeze mani oya numbwire se wala niko wapfuza warunwa ubusha na semani ubusha na bro ubwo yafatira nusaka kaboro ko ngo bakita mukondo waka hako ngo nitwo ngo tujya ngo tubikora neza ngo ugasanga nginiga iniga nkanje cyangwa se iniga runaka ngisiva mu byayo isigupufuka fresh ikavuga ati ewana ngiye fusi yanjye mfite muri ginyoro ndemeye amite nyitiza make ngo bigahita bigira nuko baba bimeze baba bashona wa kintu abona bareba rino bere rimeze gutya oya babandi kondo noneho ugaragara nufate se cyavumvikana ni stamp wayigurisha ma cyangwa paravuka na parika so subyo ibyo ni vuba vuba ako hagati wenda nimba ntabasuzuguye muri mwe haba harimo uwo twakita mu kagatare ibyo bizina nago bikibaho nibyo abantu bakera nizere ko nababyitwa bapfuye ibyo bintu nago kibaho nago bikibaho amazi asigaye yuzi yari gucya ngo bamuka agatare man ugitungo bimeze nk'agatire kumande kuzuye amabuye mashyashya bita birinda agaswinyenyura no ubuze no mushaka kunjyana muri muto kandi ubukondo mu ngo burahenze nagiye ku nakoreje muri sinzi umujambo ambwiye ngo yigeze kujya kubabaza nubwo wakoresheje se ugafura amano kandi biraboro mu rugo hanze nanitse dutanu reka genda dutanu uyu munsi ndarara amashyize 10 noneho ubundi ku munsi wo kudukorera ni package so gabo agakondo mukaza urumva wagakoresha koko nuko ugafura hanyuma suko ukazakongera kukazamura muri nyiratsibura gute kandi kaba ushatse wanagatera n'agapasi cyangwa kagakubitaho amavuta gakanyerera ubwo ye nago ufata man banati ibyo bintu uri kubyumva gute ibyo bintu ndi kubyumva fresh man kuko ngiye uyu mukobwa njye ngasanga yanditse udukingirizo waraye nagiye uramugurira ginyuru fresh ngo wumve kari gukubitwa bya danje ibati igenda kuvamo wagira ngo ni umufunda ari kurishigiza shabyihoreje bundi man ibintu bankoreye ntibibaho nahengereje munsi y'urugi imivi yitikugwa umutipe ndamuganga nkinguri ngo we Pamela ngo bawitonze mani hari utuntu turimo usanga imvura ikugura mu rubura hoshya wagira ngo ni beto bari kumena ahantu runaka ahubwo ikinse cyane uko nasohotse mani mbona bagiye kwanika motora ndekagenda ye ahubwo so ukiyagira ubwo ntabwo umuvugizi ukutimba wenda ngo wisange wenda nka runaka kubera ubwinshi bw'iyo mvura yagwaga mu nzu shabye warana se ngenda kuko iyo mpaguma nabonaga umuvugiye kongeraho ntago nahaguma mwakurishije irihe banga kugira ngo mube mufite ibinyashi binini shaye banga naryo tu hoya rirahari kuko nta kuntu wambwira umuntu arakura ku kinyashi intoki zigatigita mu maroti y'ikibuno ubwo ni gute wambwira ko nabanga ririmo aho ngaho ahubwo nyine n'abajama baba babidukorera si byose so ufata vitamine nyashi zigenda zoroha ukuntu zigenda zibusha si byose none se wewe najye wenda wigeze kuguriramo Pamela ngo usange nawe kare gukubitwa bya danje Pamela izi ibintu yikorera ni ibintu by'amateka we gusa bikagenda Pamela nkumange amazi nsange ku muryango nimubaza ngo ndimo ndoga kumva ari mikibise sugar daddy papa jya kumva no mvurugabo ruravuze ngo muntu nidukomanze sheri urujwi rw'urubaza uruntu rw'urujwi rukomeye cyane ngo muntu nindukomanze sheri Pamela barakubeshyira cyangwa nibyo ku rutugu bajyanye ku ibati ubwo se twayigejejeho amazi bayinanitse ku ibati amazi akajya jojo n'abaturanyi baza kurega ubwo amazi yari ahari
wayatekesha ibishyimbo ukanoga. nose feka nkubaze akagabo kagakuri kagukubitira fresh cyangwa wavuga ati toka kumambuze weho utaza kunyira igitasha. Hari igihe aba ari agakuri ko nyine kazi gukubita umupuri neza gafite icyo bisinyira tsibura papa oji kazi kuwukubita byadanje. nose pame umugabo muremure w'umugasongo ko numvishe ngo abantu bagasongo ngo bafite ngo nyine ngakaboro katabyushye cyane wakemera ko muhuza fresh shamani nyine ngewe buriya nabanjije kuyikoraho ngo mva ukuntu imeze ntiwaba ukingiyeho tu kuko ngewe mpita nkusuzugura utarangera ndakagenda nge ariko nyine urumva niwe waba afite nyiransibura ndende ku buryo yigusokore ko kumva nyirabisokore iraje reka mani hari igihe aba afite ndende nta kintu azi gukora ndakagenda se niko wenda nubwo yewe ntazi ariko urumva byanze bikunze umuntu muremure aba yipangapanze. oya hari igihe aba afite ndende nta kibimaze nanone ugasanga intoya igize akamaro. ni akahe kantu uzi neza abantu bagukundira ku buryo uvuga ati akangaka ko nkiyiziho ewana wenda ngeze gutya nkasanga kagiye naba ndaburije kari ku mubiri wawe kagiye ni nk'akahe kantu uzi neza kabigukurira fresh ku buryo ibigabo bikureba bikatangira kureba marari kandi amaso ari mazima agahita kurabura ngo ati muko yenegire rero kuntu tubigenza bataragira kugira mukunda mu bigenze bigire. Ndi ikintu navuga cyatuma abagabo banduba cyane bakumva burankunze nuko nkunda kwiyambara imyenda migufi ya nyine cyane. ubu bwo ruvuye mu masengesho ubwo narembuye gusenga uyu munsi nakijije. fe ukunda kwambara iki? nanjye nuko nyine n'utuntu tw'utubikini turi aho nyine ngenda nyine nyashize ikagera gutya. weho ni ikihe kintu uzi gikurura abantu runaka bakavuga ati iki cyana gifite burizi ewana ziminagurika fresh urube nyine nanjye ni nkaho ari ibyo ngibyo twenda tugufiye nanone uwo twabonanye ibintu by'ibiza ukuntu fresh agira ngo tuma yongera agaruka agira ngo nagatiba gucometse ewana ukahurubuza icyo bisegorobuza hanyuma ariko wenda sinzi wenda nimba utaha tuzongera kubonana wenda wambaye akantu kagasutiye kuguke nanjye ubwanjye ndi gukubita akajisho rigataruka nkaho ari umuhoro w'ikigimbe bakubise ku giti cyumagaye ariko upamira wiseka nuko bimeze kuko nakura umuntu ufite boro nk'izi ngizi utavuga ati ariko hakosha cyo kuba mwana yamanyoroshye ariko se pame fete kurumvisha boro ziwe zoroshye wewe nibigugarayira woshya ari umunyururu w'igare wabuze amavuta ukora icyo bita kubirinda kureba ibyari twumve nimba ibyo boro byawe bitagugara fresh ako gakino urugendo papa bizagenda biza we icyo bise amanyoroshyo ubwo bugari se ayo makaroni cyangwa n'ibitoki wenda wagize inombe simbizi gusa urimba ukunda n'akanyama uhuta agasosi ako nawe ndumva karimo shakamo umuntu wamuraza Nyanza da bo hanyuma vie akuteye neza mu byukuri byanya byose bajya babimbwira nkagira ngo barabeshya ya nago babeshya noneho hari uwambwiye ngo nseka neza guseka neza kubera ko impamvu hari n'ukuntu ufite n'ishinya ya buraka muri uko kuba harimo ishinya ya buraka ukaba ufitemo n'inyinya urumva ni ibintu by'agaciro by'amateka gusa bipfunye noneho ngewe nyine ubwo sinzongera kugenda naseka noneho gusa ingo z'abandi sinzazisenya amani ngo ari n'ukuntu ngo kanura ngo ijisho ngo karibirindura karibereretsa ngo ewana ukibebeza fresh ukareba nk'umuntu urwaye rero ngo amakuru mfite ngo nuko ngo ingo nyinshi zubatse ngo ugenda ngo uzikureho ngo rikaka ngewe ni vuba vuba mani vuba vuba ubwo se wenda dusupoze sibyo dukubitanye nakuvuga ati ndagushaka icyo gihe ubu bikubwiye birakunda agahita gucyura kuri agahita kudepoza muri genyoro yiwe
ni vuba vuba mani yiruka nk'umuraperi ni ukumukura ikintu bita ibyinyo ishinya nkazinyeganyeza vuba vuba fasita akagenda we ahita nikorera iby'intare nka bebi nyine wa keji si byose buryo niyo mugeze mu rubuga rw'amahina akamaca mugakubita fresh none n'ubutaka avuga ati ndashaka ko dutera penalty hari agakufura ntago naviringuye neza ngo kajye mu izamu pame we utari kubimbwira neza ubundi numvaga muri kuganira nyine wagwane n'iki ntabwo nakirirwa ngiye mbavundira akuse mwana we muri munini afite itakunyerera sajama wakirebera nyine ntabwo ari ngombwa ngo tukurebere ufite amaribori ya buraka n'inyinya wabyitwayemo gute numvishije ari ibintu bishimishije ko nyitangira gutembera kajama ko nahuraga nako nyiseka gatoya kahita kavuga ati niwegwanje ikagenda ubu nanjye ubona none napufutse nuko ndi kugira ngo izi ngetura zitaza kuba zarinshishamo oyijijishe nyine ariko ari ukuntu kubera ko umaze gusaza maze gusaza urumva akabyari byo byose bishobora kuba binari neza n'ukuri kwibana kuko mwana we wenda nuko zirangiye turabona ziri kugira ngo n'ubushorashozi ariko n'ukuri kwimana pe ngiye kubona ndi kubona nyine mu mbabere ngiye ibintu biri kure mbireba nambaye filme mbireba nambaye filme buriya ko biri kose muteye neza simbabeshye rwose hano mise mbatirira kashi ya modoka tuzayido ya modoka ndafite izamuka basunika mu kimanuka ariko umuntu yayijyana bakayikora nzayibahiriza azi ko dutwika muratwika tudufosete tw'uyu mukobwa ati ni indege nayigo yewana Paul rwose mba mbona biri fresh kabisa ibishuga diba byamwakije ubuno agasatsi gafite itoto kameze fresh oje we kwera iki namisatsi ufite shangiye byihorere ibyanjye ngiye mani ni furi gusa ziba zaramenaguye bro voilà amaso ageze hehe ageze hano mani ageze hano ku zuru kubera utuntu tw'udufuri nyine tuba twamenaguye si ufata se akufinya wenda tuvuga ibindi dusubira ibindi mani ufite inyinya nziza rwose pe inyinya yanjye jama yabimbwiye uriya wicaye hariya aba yabimbwiye aba yabikubwiye oye uko ufite ukuntu mo hano haroroshye fresh uko ariko buriya upima nawe ubundi se buri ufite nk'ibiro bingahe ni nka turuwasa ndakasha nka turuwasa muri se uramboro ufite guys turacyakomeje nimukupe iyo video irarangira nyamuneka kandi iyo bari unamfite inzika ngasomenezo ngo sinzamukura subscribe mutekura ndagwanya uko ubwo ngubwo urata urumva ewe hako ko ndikubajya ngo sinzi ibintu ngo muneje ko ndikubajya ngo nyine turi guhagurirwe nako uko nkajya ngo biricacitse ajya niko ariko tutubora twe ndikubona turi kugenda turabujirijemo imbere muri mukondo wakane niko nawe ubundi rwose ako turebe wenda duterane nk'inamwe nzanga numva rimba ubaye uri nk'umugore wanjye waba uri nka fiye ryanjye ni gake ariko hari kubura gato fiye we turebe ngo ni ibiki guke wenda okay yes najoza hanyuma niko fiye umaze gusukirana n'abantu bangaye kugira ute kurongorana n'abantu bangaye kurongorana n'abantu bangaye yego ubu se umubare ndawebukara bisaba kuzana alubumu Pamela weho ni nakaye gaturo ukunda kurusha kandi njye nkunda ko inyuma bya danje
ariko ni namwe mvu nyashi zoroshye kuko uko bakudepoza bakudepona urumva niko bigenda bisa nkaho byoroha mukuntu umukuru w'inde muri mwese ni njyewe 18 17 rero hari ukuntu hano ino marike yanjye nyine imeze nka GPS sibyo iyo ngewe iyo ni ngenda nkahita nikuruta ku muntu ihita ingaragariza nimba uwo muntu ateye neza mu bijyanye na sex sibyo ubwo reka dutangire uwo mugenzo nyine nge n'umugenzo nkora nkagenda nikuruza umuntu gutya kugira ngo ndebe n'icyo gipimo cyanjye uno munsi kiri fresh sibyo nta kibitwaye ahubwo nuko ndi kubona mise mbaga kuri naho ubundi nanjye gutemba ako nta kibazo niko muri abakobwa beza ariko muri mwese harimo umukobwa umwe nabonye arusha undi vibe zijyanye no kuba mu cyumba byaba fresh muri mwese nawe urimo yizi karusha undi ntabwo twabimenya amani ko tutagera mu cyumba rimwe ntabwo buri muntu yinjira ukwe nose nagiye kera bwagere muri nk'ababibi nka 3 cyangwa 2 n'abajama 2 mwese muri ahantu mwiteme mwese mwagira ngo ni ubumashini bw'abatayeri bagiye batereka ibintu birabara ko naho dukunda kugendera rimwe couple ya mbere irinjira ya kabiri nayo igakurikira bakagenda bakareba ukuntu bigira nyine nagize ngo nyine rewa nagize ngo muba muri nk'ahantu mukazenga kari gukubitwa bamwe bari bagapose bagati shuri natwe dukuri ko agapoziteri nyine ntabwo twagendera rimwe icyumba cyakuzura amazi bakagira ngo ni ikidamu cyuzuye shitingi reka pine yatobotse ngaho mva ayo mazi yose baby babiri zaba ari insazi yahirima wallahi Pamela ndagushimiye twabanye kuva ku munota wa nyuma kugeza kuri uyu munota Fete nawe ndagushimira twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota wa nyuma kandi nakunze ukuntu muri sociable muraba baby beza mufite igihagararo mufite ukuntu nyine mufite ibice byinshi bigize umubiri wanyu bikurura abantu nabo bose badukurikiye barimo